bane bari bagahora baseka kandi wabo twakoranaga minisiteri y'ejo bakabaseka ntibitaye ubwenge ntiyuzuye yewe nyine bakanyitirira ko ari iby'umuyobya ati rwose umupadiri wumvira barayiki c'est normal umupadiri nuko arangije mu bikira mu bikira rimwe Saint Martin aterwa n'amashitani gutyo mu cyumba amashitani araza arinjira nk'umuyaga wa serwakira inzugi zifunze urinjiye umura ikiringiti urakikura borosoye ibintu biramurika abona ibintu byose byari mu kabati kiwe gituye hasi ashatse kuvuga izo nduru biranga ntiyarazi n'icyo yanavuga kuko nibura hari abapfa kumenya ngo mu izina rya Yesu hari n'abandi bavuga yewe ndapfuye we binaruma icyo nagira ngo babwire akimara byaramumize ariko ntiyapfa bimara kurangira buryo ahita ahamagara agira umuntu abandi gupfa icyo bambwira ko kandi namubwira ati mase rero iyo utarumvira ntukabihakane ko biba uti wenda si ibyo ariko kuvuga ngo nta ngo burakabya ibyo kimusepa ariko kumva icyo gihombo cyangwa niba yatangiye kuza muri za priere iyo ari fenomene utamenya ibyo ari ati nari mvuye akajya abwira abandi bose ati donc ati il faut pas rigoler ubwo rero wabwira none se kuva kwiheza gihe en plus chambre ye yari iruhande rwa chapelle nahari la présence de Jésus tu penses que Shitani arabaye ni umwuka c'est l'esprit il n'est pas ntabwo ushobora kuza muri espace ngo uvuge ngo iki bo guhezagira ni uburyo bwa mbere bwa protection ni uburyo bwa mbere bwo kwegurira Imana ibyaha byawe byose ni nka batisimu ni uburyo bwa mbere bwo kwiyegurira Imana ariko se abantu bangana iki bafatwa n'amashitani kandi bari batisimu kuko shitani iyo urenze ubwo buryo ishobora kuza ntabwo biyambesha gukomeza kukugerageza mu buryo bwose kukugerageza ifite tante ntabwo rero kuvuga ko iza igamije gufata iyo nzu ntabwo ari gushaka tikomva iza ari wowe igamije gushaka ubundi yaba aherereye Yesu ni gushakisha ishobora rero kugira gutya des fois nibyo hari nk'abantu bagira amamenase ku mazu bakumva ibintu bidasobanutse hari abaterwa n'imbeba akayoberwa uko zaje agashyira ibintu amafenomene ibintu byinshi cyane bikaba ngombwa ko abantu bajyayo bagakorayo priere yabo icyo twita isengesho ryo kurinda inzu priere de protection duriye ariko ibyo ngibyo ni ikintu cya mbere hari abo bihita bihagarara hari n'abo bikomeza bigasaba noneho ko hakorerwa indi priere yo kwirukana shitani kubera ko biba bigaragara ko shitani itari dans le lieu il y a une salvation ikibazo hari yego nabashije gute umuntu yabimenya akamenya niba nshobora gukira kuri icyo kintu ikibazo ukuntu ubimenya ibi bintu murimo mubaza ibi bintu njyewe iki gitabo ni retraite dutanga panda 6 jours c'est 6 jours de retraite niba mubona kumbaza muri soirée imwe ngo twinjire mu bintu byose muri detail uzategure retraite tuze tuyikore iyo retraite turebe twinjire muri chambement ya délivrance ariko
sinshobora kubabwira ngo twinjire muri detaye zose. Icyo ukora icyo gihe urumva icya mbere ni ukuba akompanye. Ugomba kugira umuntu uko akompanye akareba kuko apatiriya wa muntu uko akompanye nawe se pani porteki ugomba kuba ari umuntu ufite iyo karizme, kuko adafite iyo karizme kenshi tugira amakara menshi umuntu aza akakubwira ibibazo afite, we umuntu iyo ari akompanye aba ashaka kumuha igisubizo, ariko ugomba kutajya gutanga igisubizo ahubwo ugafatanya n'umuntu gushaka koza. Kuko na shitani ntabwo duhora turi nk'abarokore barakore bajya mu kintu cyose toka shitani kwa jina na Yesu. Ingero shitani kureba toka uranyukana ndihegeza no kuko shitani ntabwo isese izo kashi. Niyo mpamvu bavuga muri Bibiliya ngo imeze nk'inzoka. Inzoka bafatiye imaje kasi inzoka bavuga ngo iyo igiye kukurya ntuyibona, ubimenya ari uko irangije kukurya, ava ntuyibona, iyo uyibonye mbere ntibikikuriye. Niyo mpamvu bavuga ngo shitani so degise iyo imaze kukurika niko ugira ute uba eveye ukemura wenyine mvuyemo nini. Okay, ivo rero muri isho bino muri ekute icyo ekute ishaka ni yinjiriye hehe, where was the truth. Swat hari igihe kiba ari igikomere ufite ububabare bwa ikintu wananiwe nko kubabarira, ikintu wananiwe kwakira, ikintu utiyakiraho kikagutera uwo mutwe, ariko ya esprit igaprofita yo ikaguhanisha obsession, esprit de maladie, ku buryo kwa muganga batabona indwara ariko ububabare ukabugize ute ubufite. Icyo gihe rero ifote kuvrira muri ekute niyo nzira ya mbere. Icya kabiri la prière. Abantu benshi mwakagira Imana, abakristo twebwe b'abagatolika hari ikintu tumegesha, ntabwo dusenga ni kupa sérieusement. Hari ukuntu mbibona turi vendredi hariya mu bwoko ari umutagatifu abakristo bakora jeune iba iza kubageza kuri harimo na ekute ariko no muri prière de délivrance. Ariko iyo prière ya jeune umuntu afata akafata umunsi ndirimbo nsenga, murabyumva niho bagenda ugasinzira urakanguka, ariko Imana irimo irabona ko wicaye urarambye. Rero abakristo basigaye bashaka twa dusengesho tugeze duteze vuba vuba gira vuba bigendeye. Imana ntabwo ari ngombwa kwirwa muyibwira ibintu byinshi muyitindaho. Ibindi bintu bitwara abandi igihe. Iyo nicaye imbere ya televiziyo ndeba umupira kuko ngukunda, urumva niyo yabakongeraho ya minota yindi 30 nyuma y'iminota 90 ndavuga nti simpa kufarangi urabyumva. Ariko nakwicara mfashe ishapuri ngatangira kuvuga ndavuga mu samayine yagera ku ya gatatu urinde ndavuga ibintu n'ibiki nubwo iya quelque chose. Hari ukuntu abantu bagomba kwantrena ubuzima bwabo bukaba koko individu prière, mukagira spiritualité y'isengesho, mugategura misa. Ntujya ujya mu misa nk'umuntu urudutse ngo ngiye mu misa, ntuza kuva, ntuza kujya, ntuzi isomo rihari, ntuzi uburyo uri buhure n'Imana. Nakoze yo kuganira n'Imana mu isengesho. Lection la prière. Icya gatatu nyuma y'iyo prière nk'uko nanone wabashije ni rero Yeremiya haravuga ngo umuryango wanjye urarimbutse kubera kutamenya. Abakristo benshi ntibasoma, siko bimeze byabeshya, ntabwo basoma. Ibi bintu byose ndimo babwira ça existe yewe no ku internet ubisanga. De prière de délivrance dans
dans l'église catholique. Et les exorcistes barahari kuva mu myaka myinshi aho, ariko ni ibintu abakristo bagenda bakanegirisha ubuzima bwabo bukangirika, hari ibintu bashobora kubavura kubera kutamenya. Noneho abandi nabo bakanga kwisharijamo kugira no kumenya rero. Il faut prendre le temps pour lire. Au moins bishobora kugufasha. Ibyo ngibyo iyo bisomye ugenda nk'uko mbasomeye témoignage. Harimo n'izindi nyinshi cyane, c'est livre de témoignage. Kuko nashatse gupartager n'ama experience. Niba udashoboye gusoma ngo wumve experience abandi bagize, kandi ukaza gusanga bataragize ibibazo kubera ko batemeraga Imana, uvuga ko ibyo hari ikintu bigufasha bikagufungura, bikaguha n'imbaraga. Icya kane cyangwa gatanu simbizi, noneho n'ibindi nababwiye kumenya iki ngiki, kwirukana roho mbi ni icyaha. Urabyumva? Kuyitegeka aho ijya kandi ukayibwira ngo ntuzangaruke, urabyumva? Ni icyaha. Petero urayirukana, ugomba kuba wamenya izina ryawe. Urabyumva? Hari example, muzi ko Yesu ari mu ivanjiri hari igihe yagiye kwirukana roho barayibaza ngo izina ryawe ni irihe? Yasubije ngo iki? Turi igitero kuko turi benshi. Hari igihe rero si kenshi, si ko buri gihe iyo dusengera abantu bafite roho mbi tuyibaza amazina yabo kuko hari igihe ibeshya. Urabyumva? Hari n'igihe zikabeshya. Ariko rimwe na rimwe iyo menye roho w'agahinda, urabyumva? Roho w'ubwoba, roho mbi y'ibitotsi, wamaze kumenya ko igihe cyose ugiye gusenga usinzira. Roho mbi w'amaganya, wamaze kwibonaho ko igihe cyose ubona ari wowe ufite ibibazo. Iyo ni roho. Ndagutekereza urayimenye izina ryayo, sohoka muri njye. Urabyumva? Sohoka. Ni ukuvuga nisohoye muri njye. Noneho urayisohoye, urayohereza. Ni bya bindi bakubwira ngo iyo roho mbiwe umuntu ijya mukuru, nabyo nibyo byakubwira. Nabyo byakubwira. Hari igihe abantu bagera gutya bagafatwa n'amashitani, noneho umuntu akaba ari aho ashaka muri iki umuri aho ariko we bimuri iki wajya kubona ukabona ari wawundi ari nawe wawundi bose shitani yahise binjira kuko uri muranegisha. Ariko hari n'indi roho y'inyarugenge rero nabo ari umuntu watsekeje, arababaje ntabwo asekeje. Ambwira ngo muzi ko iyo mugeze mu isengesho mugatangira kuvuga Yesu cyane ati ngewe atufite kugira ngo bitavaho bimporaho, ahita abafite telefone agashyiramo umuziki, akazamura ekuteri agashyiramo akumva umuziki, akagerageza kugira ngo atikonsa. Urumva ukuntu se kiba ari ngombwa, atagira concentration kandi ari mu isengesho ariko agacuranga umuziki profane, noneho akaba ari mu bindi arimo akurikira kugira ngo atameze ntazavaho ufatwa na biriya. Ubwo ntiyafashwe. Iyo rero ni roho mbi cyane, kuko iyo tuyita esprit de Judas. Burya Yuda yari afite roho mbi, ariko yari n'umuntu ukiri normal, ariko ari mu bandi ari parmi, ariko yamaze sekiri yamaze kumwinjira. Uyitegera kutamugarukamo nawe ukabijambo indwara kumva umuntu ahorana ububabare kumva akabushaka akabura, indwara gatiriya yagiye biterwa na niyo umuntu avuga ati esprit we na esprit de faiblesse, esprit de haine. Iyo ufite ayo ma esprit ufite nka hene muri wowe, hene
biragenda bikataka memurene yazaneze zamaze kuba detuwi kubera urubango rurimo kubera ubugugu kurimo kubera guhora widodomba bikurimo ntabwo uzagira fatigue ariko iyo usenga byari ibintu by'urwango ukabyikuramo n'ibitizane zibarashe urwango cyangwa ububabare ibyo ibyo les esprits négatifs bigakura Okay. No, ibyo ngibyo avuga nibyo nari namusobanuriye sesenge niyo mpamvu nigeze kubabwira ngo ibikomere c'est la porte d'entrée c'est la cause des malheurs y'ibintu byinshi kumererwa nabi uko ariko kose mu mutima ni ibintu byinshi kumenya n'ubwoko bwawe n'igice cya mbere iyo ugiye kwiyirukana nibyo aragufashe urayisiga mfite esprit d'angoisse mporana inquiétude, mporana peur, mporana déséquilibre, mporana ibyo bintu urabigire waragize uti au nom de Jésus-Christ ndakwirukanye jya munsi y'umusaraba wa Yesu. Donc urumva icyo gihe il faut couper les liens avec cet esprit. Urabyumva? jya munsi y'umusaraba wa Yesu noneho yananditse ngo kwitegeka kutakugarukaho ni icyemezo ufata. Urabyumva? niba uvuze ngo nirukanye roho y'agahinda guhera ako kanya urafata icyemezo cyo kwishima guhera ako kanya. Urabyumva? Donc je prends la décision yo kubaho noneho voilà joyeusement. Icyo gihe rero noneho gitegetse kutangarukaho noneho nkavuga ni protection rero akenshi on se protège avec le sang de Jésus. Ni nko kubaka urukuta iruhande rwawe. Le sang de Jésus, les blessures de Jésus, la croix du Christ. Noneho nyuma ukakira rero umugisha esprit de bénédiction ugahamagara Esprit Saint. Viens Esprit Saint, viens. None ukatangira ukarenuvera ingabirano wari waragiye utakaza. Kuko n'ibikomere aba yaragiye ahura bakora diagnosis ni izayikunze babagira bakora diagnosis n'ibyo bakora diagnosis amenya igihe tumaze yafata bagomba kubanza kumenya igitera ububabare bw'iki ntabwo mu munsi umwe ntabwo ushobora guhita ukimenya yuko kubanza kumenya. Voilà. C'est ça. Hari abantu bagusabisa mu rugendo rurerure dans une année, dans 2 ans, 3 ans, dans une semaine, ariko au moins umuntu ashobora kubona kudenwa rene muri iyo mpuza ya une semaine abantu bari hamwe puisque barashakira bakongera bakura basenga bakakompanye toute une semaine hari ibintu bitangira kugira ngo là maintenant je vois mais je ne me rendais pas compte, je ne savais pas. Et donc c'est très important kuzibaza izo experience. none se uyu muvandimwe wacu rwose nabonye ari kuraje zo guhita abivuga gutya uverisoma ko afite ikibazo ibisobanuro muhaye ndabona rwose ari byiza ariko kandi abifasha twebwe murabona twagufasha nk'iki cyangwa se nk'uko wavuze uti muzashake retraite n'ibintu noneho mbafashe ubwo azategereza icyo gihe cy'uko bizongera kuba twebwe ubwacu twakora iki mwatugira inama y'iki kugira ngo gukomeza gukurikira muri iyo message. Ni byiza kubibaza
n'aka kanya arimo arabakiza urabyumva n'ikindi gihe rero ya amireki nibwira ko mu minsi ya vuba bazashobora nko kubabwira bati telle personne bashobora mugize ikibazo uwo mwareba barwaye pour le moment il y a une équipe quand même y'organiza hano rero ushobora gutangirana aho mwagera imana ikabona ariho muri bugarukire muzajya kuhagera imana nayo yaje gutanga izindi ngabire zikenewe ubu ntitwarekera